Isatu. Atwe twabahamagayemo. Yarijyanye n'isuku. Yarigendeye na ku isuku no ku bijyanye na mituweli. Imyifatire mu midugudu yabo. Irebere. Ari buze kubidufashamo nk'uko twari tubikeneye kugira ngo mube mwabaza ibibazo buri wese yaba afite bize gusubizwa. Siko bimeze baturage beza. None ku bintu bijyanye na mituweli mu midugudu yanyu niko bimeze? Wabuze ikize kugira ngo ube wakishyura mituweli? Umunsi mituweli afana na yakorego ariba naravunitse ntabwo ubona ukuntu basigaye no gukora buri gihe kunishyura mituweli urebe ukuntu zose Ubuyobozi murabizi ko wavunitse? ntabwo babashije kumenya ko n'iminsi yonyine ikiro muvunitse umuyobozi. Wari wavunwe n'iki? Nicyo cyamvunitse. Kugira ngo umuyobo yatwibira amadegede bamwirukankana ngo muki. Ibijyanye n'ubujura? Umuyobo nawe ubundi yibye amadegede. Umaze kuba amadegede arahubuka agura cya cyobo kiri hepfo cy'umusarane. Uzi ukuntu twamuhaye amagi? N'isafuriya y'ibiryo nari ntetse arayihubukana agwa muri cya cyobo cyo hepfo twabateze amagi twacumye wa musarane. Mwamenyesheje nde? Rwose twenda kumenyesha ko bo twebwe kandi iyo tubafashe nyine baratujujuje yarinze abahungu babiwanjye babashe n'abashakirite vuga ibintu mukamuha ngo ngenge baramagana ngo ibintu turatuvuga muzayungu yakora mu nzu haba yibereye noneho rero akagabo kakagenyera karazi n'imitekerezo akarimo karazi. Ikibazo iyo kibaye mu mudugudu muba mugomba ku rero bikamubwira umuyobozi kutubwira ngo twe ngo abayobozi ngo abaturage tugomba kubimenya abayobozi b'imidugudu ufite abayobozi b'imidugudu nibo bagagombye kubigezayo natwe bakabatugezayo. Hano hari icyumba tugomba gushyiramo abantu b'ingororwa bameze gutyo kugira ngo tubashe kubakangara ntibazongere kugira ese muyo ngo baratibye badododode bona n'umwe ndabonamo ugombye kuba abikoze kera bona n'umwe ndabonamo kandi baratwibye. Icyo gihe ntabwo mwabitugejeho. Naho abashinzwe umutekano ntabwo ufite nzava hano nzemenye ibiri hepfo mutabashije nyine mu rwego rw'ibanze nta mutekano ntawe ufite bashinzwe umutekano w'abaturage. Ahubwo abo ngabo nibo mwakagombye mwebwe kubigezaho kugira ngo babashe kutugeza natwe. Mwebwe rero nta kibazo twagize kariya akagegera ku baragafashe baragakubita ntibamushima ko bavuga nibyo bari kumbeshyira gukora wamukanye amasafuriya mukurikiye inyuma se shana ngo niba neza narize barangije kwiga cyangwa nyine igare ryageze aho bararinyibye niyo mpamvu nanjye natangiye kano kazi ko kwiba igare niryo nigaga none bararinyibye. uyu nguyu bari bamushyize inyuma turaza kuza kuganira nyuma. Ngwino hano abishinzwe turaza kubiganiraho nyuma hanyuma abandi dukomeze mutuze ibibazo turaza kubibariza rimwe.
Mariya, wanga ibintu yagitifu abantu bose baza bakureba. abanyabyaha tuba tugomba kubahana nta mukuri kugira ngo babashe nabo kumenya icyaha cye. None reka kumvikane abaturage beza, tuza cyarari none abaturage beza, tugeze ku ngingo igendanye na mituweli. Ese murayitanga mwese? nanjye ndi umusaza ntabwo ukora. Madamu wanjye arashaje yaranavunitse, dufite abana. Ubu icyiciro ndimo urabona ari icyo gutanga mituweli. Icyo ngicyo none ko mu midugudu hari ibyiciro, uba mu cyiciro cya kangahe? Wagere mu ka gatatu kandi ndashaka. Uba mu cyiciro cya gatatu? Utangirwa nande mituweli? Utangirwa nande? Ahunga ngo ndayitangaga none ubushobozi bwarashi. Aragiye gukora hagati mu nama, uramubonye? Tuza wowe tuza. None ubwo ibyo ngibyo tubyigeho, tugukurikirane. Ibyampure tubiveho. Ngewe hano umuntu ari kumwongera kubyereka abayobozi b'ibanze. Okay. Yama mutema kwa nabyo. Ama nano. Hanyuma wowe ufite icyo kibazo? Mfite agahinda gusa mu baturage nk'abangaba birababaza. Akahe gahinda? Mfite abana batanu. Abo bana batanu babyariwe nande? N'umugabo ntibazi. Umugabo yaraje aza mbeshaye akamura ku mabere, n'abisigaye afite amabere nk'amasogisi, yabaye nk'amasogisi. Abyaza abana batanu bose mbyara. Murabana? Oya! Yashyize mu nzu ya konti. Ubwo tuzi ikibazo cyawe, turagikurikirana, turaza kubyereka ababishinzwe babikurikirane. Reka duhe umuyobozi mukuru inama atubwire ku bijyanye na mituweli uko bimeze. Kariho umuyobozi, ijambo ni iryanyu. Yarakoze kandi namwe ndabashimira ko mwitabiriye inama. Ikintu cyatumye nza hano, umuyobozi wanyu ahora ambwira mituweli mu mwanzi kutanga. Ese nibyo cyangwa arababeshya? Ikibazo mfite ubu natangira abantu batandatu, mfite abantu batanu wa gatandatu mituweli. Ibyo biga kabubyizi ari igihe bambaza sengero cyangwa bakayanywa nayo bakamuhereza umuceri irobo bijya kujyana abana ngo nsangire n'abana, ukumva ko nabona ayo mituweli yakuye. Uba mu cyiciro cya kangahe cyo? Banyuze mu cyiciro cya gatatu, nari nkuriwe kujya mu cyiciro cya mbere. Ufite imbaraga wanakora ikirere. N'imbaraga Sinzi impamvu ubura isabune yo gukaraba, ukabura amavuta kandi ufite amaboko. naramugaye. Umwana wanjye bajya kumubwira bamaze kubona. Akuze mwamukomanye mugakora inama byasohoje. Musohone. Bafite ibibazo by'umwanda, bafite ibibazo bya mituweli by'ubuzima bwabo. N'iby'inzara. Ndumva baza kubiganira na ba bayobozi b'imidugudu n'abashinzwe ubuzima mu tugari no mu midugudu. Mwazagaruka mu raporo y'abatanze mituweli ko ndabona bidasobanutse iby'umwaka. Turaza kuza kubikoraho. Vamos, no.